Jesus is coming soon. Ibimenyetso byose 1 2 3 byarabaye, sibyo? Umukristo niyitegure. Hanyuma rwose ntihazagira umukristo wanga kwigurira ibishyimbo ngo faranga ryaje. Uwo mubiri nicyo niyo nduzashyiramo izapfa. Byose ni ingaruka z'ibyaha. Ariko umwuka n'ubugingo bwawe bizarama. Keretse cyakora bakubwiye ngo kugira ngo wonere ifaranga wenda urabumutinganya, sibyo? N'urugero uvuze akantu kubutinganya ndibuka abantu bavuze uko wavuze ngo Trump niwe president wa nyuma urabisonye muri kiriya gitabo ngo ese ngo kandi akaba yaranze ubutinganyi yaratunze ubutinganyi cyane ko na leta y'u Rwanda ntacyo yabivuzeho yaricecekeye ntayo bafunze na no bazafunga baricecekeye ko uzasagararira amategeko bati noneho nta butinganyi buzaba muri Amerika. Urumva Trump ikintu ashyigikiye ni uko byahoze, sibyo? Yego. Uko byahoze ubutinganyi bwabagaho. Uri kubyumva? Ariko nta muntu wamamazaga ko afite iyo disability, ko afite ubwo bumuga. N'ubwo reka mbumbyita ubumuga kuko nta kundi kuntu nabivuga. Tubare ni ibintu bisanzwe ushobora kuvuka ugasanga ufite ikibazo. Ariko ntago ni ngombwa ngo ujye kwa advertising ngo ndagwa amafaranga aruko nawo bibaye. Ubishorere mu bantu ikipe ngo irakina yambaye brassard mu rusengero bashyiraho idarapo nicyo kibazo. Naho ubundi abatinganyi ntago dushaka kutabihisha, ni ibintu byagiye bibaho, sibyo? Ni ibintu bigenda bibaho, umuntu akagira ikibazo cya kiri mentale, bishobora guturuka kuri traumatisme iri familiale, ibintu bituruka ku mibereho ye mu bwana, sibyo? Bishobora guturuka ku bintu byinshi, influence yagize kuri social media, sibyo? Ibyo byose bikaguhindura, ariko ntago bivuze ngo ubinye influencing umbwire ngo nawe bikore. Nicyo kintu Trump avuga, sibyo? Niba ufite iyo disability none nibwo mbyise ubumuga baranyica. Individu umuntu ngewe banyohereje Bitcoin mbona amanyarwanda gute? Icyo kintu ushaka kwibaza? Icyo ndakibaza, ariko kugeza ubu unambwire igihombo bifite muri za leta nizibyemera, kuko ejo bundi CCBN ntiyemeye ifaranga rimwe. Yego. Ko rigiye gutangira gukora. Yego, Beneri iracyari iri mu marisashi barimo no kuryubaka, bari bashaka gukora icyo ta CBDC ngira ngo ifaranga digital currency y'u Rwanda nayo izasohoka. Okay, Marize u Rwanda ntirujya rusigara inyuma. Yego, nibyo ni Rwanda rufati ya mbere kugira ngo ruhite. Niyo mpamvu ngira ngo abanyarwanda batangire kubisobanukirwa aho turi kubikora mu Kinyarwanda. Yego. Abantu bazi ko ufite topic y'Icyongereza uzikora mu Cyongereza, ariko none ndi kubikubaza mu Kinyarwanda. Yego. Kuko ndashaka ibintu bitatu Robe bisobanuke muri iki kiganiro. Icyambere, aya mafaranga umunyarwanda w'Inyakariro cyangwa iyo muri Bweramfura azabona ayo mafaranga gute? Icyo ni icyambere. Cyakabiri, Beneri ni ibyemera. Yego. Izi Bitcoin zigatangira gukora niki? Cyangwa amaleta akabyemera. Rwanda Revenue ntizahomba cyangwa amaleta ntazahomba bishingiye ku mafaranga bakusanyaga imisoro n'amahoro. Yego. Ibyo byose rero ndaza kubigeraho mu gihe w'individi amafaranga ngeraho gute? Okay, sawa. Jewe mfungura hari bank, abanyarwanda bose bafite konte muri banke benshi. Nagisigaye itoro rya Kristo ri hafi gutaha, ibinjya bivuga buri munsi. Mu gihe nageze he ahubwo yitegura. Nicyo nshaka kubaza. Yego. Hanyuma uyu mukisi azatanga ituro gute? Icyo navuga iri faranga ni ubwa biri global, ariko ni faranga umuntu wese azakoresha, sibyo? Twese covid za nta waruzi ko urusengero ruzagira nimero y'umucuruzi ya business. Ariko muri buka nta kintu yababwiye. Nimero y'umucuruzi ntuzahora icyaki. Ntabwo abibona ujya mu rusengero ugasanga harimo icyapa, ariko MTN nabo n'abatindi koko. MTN n'abagome koko. Buriya bavuga ati basi nimero y'idini. Ariko baje nimero y'umucuruzi ADPR runaka. Nimero MTN bazajye mu ijuru pe. Barivirinze buri kintu cyose. Rero nabyo niko bizagenda. Muri Pi ugiye mu cyo bita Pi browser, ubwo ndi kuvugisha abapioneer b'abantu bumva icyo ndi kuvuga. Yego. Ariko mwibuke ko mufite akazi kwigisha. Yego. Igiye muri Pi browser hari akantu bita ngo develop. Iyo ukagiyeho ako ka app kaguheresha uburenganzira bwo gucreatingamo business.
ukavuga uti ngewe cathedral runaka Gisozi Holy Church Cathedral wabyumvishe ugashyiraho description iby'iryo torero rikora bagahita baguha wareti y'itorero y'urusengero cyane bagahita baguha wareti y'urusengero ubwo ni ukuvuga ngo ukabugize wareti yawe bwite na wareti ya business ukora noneho rero nituza mu rusengero n'icyo kizaba uzajya uduha wareti y'urusengero dutanga ituro umvugire ngo haleluya rero Imana ibasha kureba the intention ikintu cyatumye ukora ikintu sibyo reka nkubwire aho uri kubwira abakristo rega bagomba gukoresha ifaranga kandi bumva ko ari ngo ari icyaha ngo ni icyaha oya gukoresha ifaranga ryo nta cyaha ahubwo mumenye ifaranga ni ikimenyetso uko byenda koza ifaranga rigomba kuza kugira ngo tubone sinyare yo kuza kwa Kristo nta kibazo ifaranga ubwo twakwiye ko twararisengeye no kuva kera kuko turibonye turavuga iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi ngaho rero yibere mu cyimbo umurimbo wayo ubushinge Beta Paints uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere dufite nasigwa ku byuma no ku modoka niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi duhe komande ikoranabuhanga ryacu ritunganya mu kanya nk'ako guhumbya mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive i Musanze ni Rusizi ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe Beta Paints best quality best price good services kunzi bihumure TV mwaramutse mwiriwe nge ndikuzo Emmy garutse kuri kamera ndi kumwe na Ruben waramutse abundi Ruben yari umwana wa kangahe aramutse igishe kwa yako yari imfura uri imfura kwa yako yari imfura ariko igishekeje nuko nge ndi bucura Kunywakwise Ruben kandi Ruben tuzi okay iwacu ntago bari banyise Ruben iwacu ntago bari banyise Ruben Ruben ni izina niswe n'umuntu twari duturanye w'umusazi mu mwaka ushize yaranapfuye ubundi wacu yanyuze mu rugo ngo anyuze mu rugo asanga bari kwita izina ariko ngo akaba atari yabimenye bari banyise Hakizimana Joseph ko bari banyise Joseph nko nari last born noneho rero hageze ngo arasakuza ati gute mwitu izina ry'umwana mutambwiye atera hejuru cyane abantu batuye mu nce za Rwago baramuzi yapfuye umwaka ushize bamwitaga Murera arasakuza ati babura uko babigenza bati ngaho mure bati tambuka wita umwana baratambuka bati sumwisende ati mwise Ruben bati kandi ari bucura ati nge mwise Ruben nina arababwira ngo n'igisobanuro sindanagisoma n'igisobanuro cyaje yavuze ngo Ruben ngo bivuga ngo Uwiteka yumvishe gutaka kwanye sinzi niba ari by'ubwo abarokore basoma Bibiliya baraza kutubwira wanze gusoma asubwo yari umusazi Imana yarameze nka ari umusazi yarameze nk'umuntu ufite ikibazo naho izina narikuye ubwo kuba ko abantu bari baraho bazi ko ari ryo niswe n'umusazi ubwo niryo bateruye nyine niryo zina batwaye ayiwacu banyise barayareka nkura banyita uko ubwo nanjye ngendera kuri iryo na nizi saha Ruben umeze neza meze neza ndashima Imana ikadushima Imana wo kwihumure TV twabanye mu kiganiro cy'ubushize yego none umunsi turagarutse turashimiye cyane Imana ibumugisha yego hanyuma utarakora subscribe nayikore kubera ko Ruben yatwemereye ko azatuzana ibintu by'ubwenge ariko umunsi tugiye kwinjira mu isi y'amafaranga dushingiye ku Bukristo abakristo benshi
ngira ngo ndimo ndakubita mbangura abakristo benshi cyane cyane mu idini ry'abadventiste yego kuko kwihumure twe n'abasilamu turabakirira bize mu idini ry'abadventiste na bamwe mu barokore biwacu ubushize twavuze tuguruka ku ifaranga rimwe ako tutavuze neza nyirizina akamaro k'iri faranga rimwe n'ukuntu rigomba gukora ukuntu tugomba iri faranga tugomba kuryensera muri church ko byagenda kose bijyanye n'amaturo yego nicyo ngiye no kubaza ubundi abakristo bazatura iri faranga rimwe bizagenda gute nibyo tugiye kwinjiramo ariko gato tutarinjiramo wakongera ukagaruka hari umuntu watubajije ngo abantu benshi baribwe muri ibintu bya network ubwo wasobanuraga ntuza PI ntabwo abantu bayumvishe neza kabiri bitcoin ntabwo abantu bazumvishe ntuza iriya banke ya Central Bank of Digital Currency CBDC. Okay. Ntago ibi bintu barimo barabyumva. Ariko mu ncamake hari ukuntu ujye birezima abantu bakagerageza kubyumva. Noneho tuze kubona nyirizina ukuntu twinjira mu maturo n'ukuntu abakristo bazajya batanga amaturo n'abapasiteri bamwe namwe bakemera guhembwa. Noneho tuze kubireba ko ndabizi wagize igihe cyo kwiga ijambo ry'Imana. Birahurira he? Nakwa kundi bavuga ngo nta uzahaha nta uzagura. Yego. Twagiye. Ndaye reka ariko kugira ngo ndambihere mbitangire neza abantu babyumve reka mvuge ariko duhe update no kuri ndaza kubaha update yego reka wenda mbihere kwitangira kwihungabana ry'ubukungu ryabaye mu mwaka wa 2008 abantu bari ubundi ni ibintu byabaye no kuvuga ngo imyaka 8 2008 nukuraho imyaka 10 urasanga n'ubundi harabayeho ikibazo cy'ihungabana ry'ubukungu 2008 niwongeraho imyaka 10 biraba muri 18 muri 2018 nabwo habayeho ihungabana ry'ubukungu cyo bita economic recession ubukungu burahungabana uvuga ngo byabaye 2008 mbere no muri 1998 ngire ngo birongera biba muri 1998 ho ubukungu bwarabaye burahungabana ndetse ntihaboneka n'uburyo buri systematique bwo kuzamura uretse amadeni ya World Bank na za IMF kuguriza ibihugu bimwe bitandukanye ariko muri 2008 habaho ihungabana ry'ubukungu bikomeye kugeza ubwo abanyeshuri bamwe bigaga mu university yo mu Bwongereza ndetse no muri Amerika batangira kwibaza uko ikibazo kizagenda kuko ubukungu bwarahungabanaga cyambere byaterwaga nuko politique itari stable icyo bita navuga politique umuperezida ashoboraga kubaho ngira ngo ubu ngubu reka ngowe nk'urugero Amerika itera Iraq Saddam yahaye itegeko umugenerali ntari kwibuka neza izina aragenda ajya muri Banque Nationale afata trailer igikamyo apakira idolari ryose bararihungana rwibaza icyo kintu urumva harimo instability ubundi nyuma y'ubujura bwaheruka ubwo nibwo navuga ngo bujura bukomeye buheruka kuba nyuma y'intambara kabiri y'isi ariko ntabwo ubundi ubujura bwa mbere bwari burenze bwari bwarabaye mbere n'ubujura Amerika yakoze yaciye mu birwa mu mazi iragenda itera National Bank ya Cuba Amerika pana Cuba nuza ikigihu Haiti iragenda itera National Bank Haiti Amerika ni ibintu yakoze ipakira zahabu zose ze muri Banque Nationale n'amadolari yose barayatwara baragenda bageze baravuga ngo bari babari mideni ngo biyishyuye ubwo nibwo bujura bwaherukaga ubujura wundi bwongeye kuba ni 2008 ni ubwongo bwo gutera Saddam Hussein hibwa amafaranga bivuga ngo ntabwo ari aho gusa byabaga no mu bindi bihugu za 2008 politique yari taraba stable cyo bita politique kuba stable ni iki ntabwo nk'urugero umwaka ushize nari ndi muri Sudan wenda mvuge kuri politique kujya abantu babyumva ku politique hanini kunda guteza politique mbi iteza ihungabana ry'ubukungu rikomeye ng'urugero nageze muri Sudan hari mu kwa 12 ku itariki 22 2023 yego ndagenda ngerayo nsanga ibihumbi 45 amapound 45,000 ibihumbi 45 by'amapound South Sudan pounds iyo wabitangaga baguhaga $100
uri kubyumva ni amafaranga make urumva ko amafaranga yabo yari agifite agaciro. Nagezeyo mu kwa mbere kuva nko ku itariki 20 rigera ku 65,000 uvuga ngo noneho hiyongere mu kwezi kumwe hiyongereyeho amafaranga 15,000 ibyari 45,000 bita 65,000 uri kubyumva icyo bita politiki. Nagejeje mu kwezi kwa gatanu kubona $100 ujyana 115,000 by'amapounds nta mwaka uracamo. Ubu tuvugana $100 muri South Sudan rigurwa 510 500 umwaka nibwo ugishira. $1 rimwe $100 rigura 510 uri kubyumva South Sudanese pounds. Wibuke ko nta mwaka urashira ngiyeho nasanze 45 gusa aribwo baguha $100. Ndagira ngo wumve uko situation political instability ukundi destabilizing faranga. Ejo ndi nabonye Salva Kiir yirukanye Minister of Finance yirukanye abantu nka 4 sibyo kubera ngira ngo icyo ari kubahora n'ibyo bintu byo gutakaza agaciro kw'ifaranga. Rero 2008 hari ibyo bintu bya political instability aho wasangaga abapoliticiens aribo bagenga National Bank. Ugasanga umuntu niba ari president runaka ni nawe uyoboye Banque Nationale. Noneho rero ubukungu ihungabana ry'ubukungu rikabaho kandi rikabaho riteye ubwoba ku rugo rugero. Noneho rero muri 2008 hamaze kuba icyo kintu nibwo abanyeshuri bari muri university bita Stanford nibwo bagize igitekerezo ariko sibo batekereje. Hari umunyeshuri umwe ufite izina na n'ubu ntawe uzwi bamwita Satoshi Nakamoto niwe watekereje yubaka icyo bita tekinoloji ya blockchain ariko abyubakira ku mpapuro. Ariko niba arabyita paraxida niba arabikoza bishaka ari umuyapani abita muri university bita Stanford. Amaze kubita muri university rero bita Stanford abanyeshuri bari muri Stanford bigaga tekinoloji bafata batoragura izo mpapuro batangira kureba content zigize izo mpapuro. Nibwo babonye mu ubwo buryo bwita blockchain babona ko ba creatinga ifaranga ko Satoshi Nakamoto yashyize mu buryo bwo creatinga iryo faranga koranabuhanga irya mbere ari naryo twita Bitcoin. Icyatumye rero bari creatinga bashakaga ko riba riri faranga litagenzurwa na za guverinoma. Ifaranga rigendera ku cyo bita demand and supply. Demand and supply okay. Gwenda reka mbivuge ngira ngo ni akundi ushobora kuba ari nko muri 2008 ariko abantu baraza kunyibutsa neza. Hari igihe cyageze duhinga ibijumba ngiye nari mu cyaro ibyo byose ndabyibuka. Noneho wajyana ibijumba ku isoko ukabura umukiriya ukabita cyane cyo gihe abanyarwanda n'ibijumba byita local defense sinzi nabizongera no kubaho. Wenda byibuka igihe cy'ibijumba twe mu Mutara wazaga ikiramuruzi ku isoko ukarundaho ibitoki ukabura ubigura ukabita mukiruka nicyo gihe rero mu rwihene barabyibuka. Irumva icyo mvuze demand and supply uvuga ngo wabaga ufite supply ukajyana ku isoko wagerayo ukabura demand ukabura umuntu ushaka ibyo bijumba. Ibyo rero bigatuma ibijumba bitakaza agaciro. None rero wakoze Bitcoin yashakaga ko nta wundi muntu nta third party nta gice cya gatatu kizaya kizamo mu bijyanye no guhererekanya amafaranga. Aravuga akora iri faranga avuga ati uko bizagenda kose iki gice umuntu uwishyura n'ugura bajye bahererekanya amafaranga ariko hatabonetse mu undi muntu umenya transaction zabo. Ko byari bimenyerewe umuntu yashobora gufata amafaranga wenda yakwishyura uyu n'uyu banki kabira bizi banki kabiri reportinga kuri National Bank. Iyo haje mu National Bank ubwo harimo politiki ukuntu urumva bikaba bigenda gutyo no ugasanga uwo mugabo rero yubaka tekinoloji nzahura bukungu niko nayita ariyo atangiza abo banyeshuri kuko umugabo we ni invisible nta muntu namubona ariko abyandika yasinye ku izo mapuro yasinya avuga ko yitwa Satoshi Nakamoto bivuga ko ari umuyapani. wasanga nakiriho wenda ko urumva nivuba ni muri 2008 no usanga ari umwana muto ya wicaye agakora iyo tekinoloji ariko amaze kubikora abona ni ibintu birenze wenda uko yatekerezaga ajugunya impapuro. Rero muri iyi scenario nibwo Bitcoin yatangiye itangira mu mwaka wa 2008 abantu barayimayininga reka mbivuge kuyimayininga ni iki rero ubundi amafaranga yose yabaga valued bitewe na zahabu igihugu kibitse yagiraga agaciro
bitewe na zahabu ubundi amafaranga agira igihugu bitewe na zahabu igihugu gifite muri stock nibwo agira agaciro nibwo bayabara bakavuga ati amafaranga afite agaciro bitewe na zahabu ni ariko kuri iyi ntuza icyo bita kumayininga ni style yaje aho bavuga ko umuntu abanza kumayininga no gucukura iryo faranga aho abantu babanza nimbyita kumayininga nabuze ukuntu nabyita ariko ni abantu babanza kugenda baba bakonekitinga umwe kuri umwe kuko ifaranga iryo ari ryo ryose rishingira ku bwumvikane ku bwumvikane gute turi mu cyo twita barter trade mu iguranura ry'ibintu abantu bagurana wajyanaga ibishyimbo ku isoko bakaguha ibijumba wajyana ibijumba bakaguha ibishyimbo bitewe na egalite ihari iri ku isoko tuva muri icyo kintu ibyo ari byo byose hakozwe icyo bita ubwumvikane bwa guverinoma ikora ibiceri imaze gukora ibiceri ngira ngo ubushize narabivuze ibiceri bya mbere bya printingiwe muri Turukiya icyo gihe yari ikiri na empire buriya Turukiya yabaye empire ikomeye cyane mpatse ibihugu yabaye empire ikomeye ifata za Syria zaki kwa Erdogan hariya noneho rero ibiceri ba printing ibiceri ariko bakabiprintinga muri silver sinzi ukuntu bahita mu Kinyarwanda ariko na zahabu silver n'umuringa yego mu muringa yego noneho na zahabu urumva n'ubundi ibyo biceri byabaga bifite agaciro kuko zahabu n'ubundi yabaga ifite agaciro noneho bakabihereza abantu urubyumva babiherezaga abantu hari abantu babibonye ibyo biceri imbere kugira ngo bajye kubikwirakwiza mu abaturage bakomeze kubyeexchange ni nayo rero system yabaye 2008 abantu babanje kumininga bitcoin kuri rate runaka kugira ngo abo bantu bakomeze ku-exchanginga bitcoin barayimininga mu gihe kingana n'umwaka abantu nago navuga ngo bayiboneye ubuntu ahubwo bakoze icyo bita time investment time investment rero aho icyo nshaka kuvuga niki ni uburyo bwo ko-investisa ni uburyo bukoreshwa bwo ko-investisa igihe mu mafaranga gushora igihe mu mafaranga yego bamayiningaga amasaha 28 ariko aho bitcoin byari bigoye kuko icyo gihe smartphone zitarabonekana na technology ya blockchain yemereraga abantu ko bashobora kumayininga bakoresheje ibikoresho byoroshye cyane cyane ko ibyo 2008 computer zari compact processor ari 500 processor yabaga ari nka Intel cyangwa sinibuka neza processor zabagaho wasangaga bigoye ku muntu uwari wese w'i Kigali wa Kampala wahehe ashobora kwicara akamayininga na cyane ko internet yari na internet nayo yari 2G wasangaga rero noneho ahubwo mining iri gukorwa nibyo bita amakampani cyangwa se abantu bafite imiriro ihoraho kuko icyo gihe ntago washoboraga gukupa cyangwa ngo ubure internet ngo gume muri session ya mining byasabaga cyakora icyo gihe mu bihugu by'Uburayi no muri Amerika bo barabikoze ko bari bafite internet bafite ama laptop meza za Apple muri Apple rwose 2008 zari zikomeye zimeze neza baramayininga ndabyibuka hari umugabo muri gace bita Florida yaramayininze kugera ubwo ageze bitcoin 10,000 numugabo wanditse muri Google atumubona bamwita bitcoin pizza man yafashe baramuvuze njya kumureba yafashe 10,000 bya pizza abigura pizza umugabo w'umwongereza wacuzaga pizza muri ako gace ka Florida muzanira pizza amwishyuramo 10,000 bya bitcoin atangira gusakuza ngo that thing can be money ngo bishobora kuba amafaranga ngo bishobora gukora nk'amafaranga nuko yavuze nuko yahaye comment uwo mugabo uzanye pizza ufashe rero ubu tuvugana ufashe 107 nimugorana nabirebye byageze ku 108 ariko nje ndimo kuzana rebye nsangana 103 103 bitcoin igura wakuba n'ibihumbi 10 byaguze pizza washaka gusanga afite hafi muri 2 million USD zinarenga hari Manyarwanda ntiwayabara n'ama billion nuwaze no madollar cyasanga ari nka 2 billion ndakeka rero iri faranga riba created ndetse riba decentralized rikwirakwizwa mu bantu rirangije rero gukwirakwizwa mu bantu technology iba expanded 2009 nibwo ryabaye launched itangira ari kuri 0.003 uvango riri kuri ku madolari 0 n'ibice 003 kane
Okay, hari abantu benshi batangiye kuvuga ati ibi bintu ni ibiki, narumva nawe abantu bose batangiye kubona ko projet igiye gufeiringa. Kuko urumva niba ushobora gufata 10,000 ikintu watekereza ko zizagifite agaciro ugafata 10,000 ukabigura pizza, niko zaguraga icyo gihe 10,000 byaguraga amadolari 41. Uvuga umuntu iyo pizza yaguze ebyiri zaziguze amadolari 41. None rero abantu babona ko projet igiye gufeiringa, ariko mu minsi mike Bitcoin itangira kuzamuka igera ku madolari 2, igera ku madolari 10. Abana batoya buriya ni mukabone bira bihugu by'abazungu, abana bakize nta kindi kintu kiba kiza ni ibyo bintu bagiyemo, bagiye nk'ibyo bintu baramayininga. Ababyeyi babo bari bazuciye akenge bakora mining basevinga Bitcoin. Bitcoin imwe ni 107 byonyine. Ara niba afite 100 byazo, urumva igihe azabimarira ni kera. Ni ibintu byumvikana. Rero icyo gihe nibwo habayeho noneho bihinduka isiganwa. Bitcoin igeze ku madolari 100, Bitcoin igeze ku madolari 50. Icyo gihe ndabyibuka hari umukecuru umwe unzi ngo yigeze kubona amakuru, hanyuma yohereza amadolari 100 bazimugurira ngo ari 10. Hanyuma bamaze kumugura ari 10 bamuha impapuro, bamuha password, aragenda azakubitane n'umuntu mu mujyi, aramuyora ati wamuteka mutwe waranyamba. Ati mukecuru nakwambuye iki? Ati wangurishije ibintu bita Bitcoin. Ati mukecuru, ati ese ufite password? Ati ndabifite, biri mu gakaye kanjye ka Musana. Abizanye bakubisemo asanga umukecuru amaze kugira 80,000 by'idolari, kuko icyo gihe rigeze kuri 38. Rero ibi bintu biratangira. Uwo mukecuru ndi kubwira we n'uwi Kigali, ntabwo ari uwo ndi kuvuga. Yacururizaga mu gikari cya Fantastique kera, niho yahoze akorera. We navuga ko icyamubaye hari ukwizera atarabona, yabaye nka Toma, apfa kwizera ibintu, apfa gutanga amafaranga. Rero noneho revolution y'amafaranga iratangira, nibwo haronshinzwe n'izindi coin, hakurikiraho iyo bita Ethereum y'Abarusiya. Abarusiya ni mu rwego rwa RS, murabizi ko na cyagihe abanyamerika muri batangaza ko bagiye ku kwezi, abizi ko n'Abarusiya bari batangije kubitangaza, bahora mu masiganwa. Rero babonye Bitcoin itangiye, hahita hatangira icyo bita Ethereum nayo iratangira, ariko imaze gutangira Ethereum iratangira igena nayo izamuka gake. Urumva yari ifite urufatiro kuko hari mukuru wayo yari yaratangiye. Ubu tuvugana Ethereum iri ku 4,000 by'idolari. Uvuga ngo ushaka Ethereum imwe uyigura 4,000 by'idolari. Izo zose ni coins. Icyo task ya project yari iriho ni ukuzamura ubukungu no kwavoidinga government, no kwavoidinga third party, reka no gukoresha ijambo guverinoma, no gukura igice cya gatatu kiboneka mu koherezanya amafaranga. Ng'urugero iyo umuhuzo wa hagati y'uwoherezwa n'uwohereza. Yego, urabona nk'urugero iyo nkoherereje amafaranga MTN nkata 10,000 nkata 100, sibyo? MTN mpamvu nkata 100 yigize nk'umupolisi ihagarara hagati ya transaction yawe nanjye, ngiri kudufasha guhuza. Ariko muri blockchain technology icyo gice ntikibamo. Niba nkwishyuye ndakwishyuye, nta wundi muntu bijemo, nta wundi muntu uri bumenye ko nakwishyuye, nta yindi raporo yakorwa. Nk'uko urabona ushobora gukora nk'amafuti wenda ukakweza amafaranga wenda biri suspicious, nkajya kuri MTN cyangwa se ibikindi kigo cy'ubutasi cyangwa hehe, kikagenda kikaka raporo y'amafaranga uko wayohereje. Ariko muri technology ntago bicehoboka, nicyo bita blockchain. Ukiraho ukiza guverinoma zabyemeye, zizi ko zifite central bank bazafunga, bizagenda gute amareta yabyemeye kubera iki? Okay, aha rero ngira ngo kugeza izi saha, uretse Leta Zunze Ubumwe za Amerika na perezida wabaye elected President Donald Trump, ubundi kugeza izi saha leta zemeraga cryptocurrency zari ebyiri. Ni Central Africa, iyi ngiyi irimo abasirikare bagiye mu butumwa mu Rwanda, ndetse n'igihugu bita Salvador. Nibyo bihugu byemera cryptocurrency as their mode of payment. None Bitcoin yageze kuri ayo mafaranga angana gutyo, nta leta nimwe yemera. Zikagurwa gute, zigakora gute rero? Ni cyerekana ko abantu bakeneye icyo bita freedom on financial
the people needs financial freedom. Abantu bakeneye ubwisanzure mu by'ubukungu. Nago abantu bagikeneye limitations. Nago abantu bagikeneye ngo ishyura kanaka ngo ariko ngo bumuhayaya. Uri kubyumva? Nago ngira ngo warabibonye ntago ari mu Rwanda gusa n'ahandi hose byarabaye ahantu hose muri covid wajyaga kubikuza batoya nago twarenze 1,000. Sibyo? Wajya ahantu batoya na nizi saha ugiye kubikuza usanga hariho limitation zo kubikuza. Abantu barambiwe ibyo bintu. Niba guverinoma zibyemera ari ebyiri gusa ku isi kandi navuga ko ari na guverinoma zitanakomeye cyane. Ariko iryo Bitcoin kabiri ku 108 ni ikintu cyerekana ko people are tired. Abantu bararambiwe icyo gice cya gatatu kiboneka mu kwishyurana, sibyo? Barambiwe izo control n'ibiki abantu bakeneye icyo bita financial freedom. Ariko isi yahita irangira. Aha rero ni iki cyabaye. Amerika yarangije kubona ko ikintu cyonyine ubwo ndihuse mvuze ku bijyanye n'ubukungu kw'ifaranga ryatangiye. Aha rero icyo navuga leta mvuze ko leta zibyemera ari ebyiri ariko ejo bundi habaye igitangaza gikomeye. Bitcoin ntago yari yarigeze na rimwe igera ku giciro iriho ubu ngubu. Ariko Donald Trump yamamaza ubwo ubushize bwa president yavuze ko Bitcoin is not real, is a part of scam. Impamvu ni iyihe? Za FBI zirwaga ziripotinga boherejwanya amafaranga bagira gutezika nyine izo raporo ni nyinshi kandi ugasanga ni uburyo bwizewe imitwe yitwara gisirikare za leta iyo zishaka gufasha umutwe runaka zohereza mu Bitcoin cyangwa mu maki kuko urumva leta niyo yohereza Bitcoin. Uburusiya nibwo yohereza Wagner Group miliyoni zingahe mu Bitcoin. Nta wundi muntu uri ujya avuga ngo ntago CIA bumenye ko izo ntuza zoherejwe. So byaragiye bibu buryo bushobora gukoreshwa n'abantu ku buryo bw'ubwirinzi buri personnel. Aho Amerika ubwayo urabizi ni ya mbere mu gushinga imitwe buri Amerika ni mukayizere. Amerika nk'ubu ngubu nakubwira current situation. Amerika amaze iminsi myinshi iri guhigura mu generali watumye muri Syria ura president ahunga. Imuhiga ari muri Al-Qaeda. Ariko ejo bundi yakiritse president wa Syria Amerika iramupraising. Bivuze rero ngo Al-Qaeda ikigaragara cyo nuko Amerika yari ifite mu kuboko ibintu byose hari ibintu njya nibaza njya mbwira umuntu ukiri amakuru ya CNN akavuga ngo ari genuine akabyizera abafite nge mvuga ko afite ikibazo. CNN niyo George W Bush yagiye akavuga ko Saddam Hussein ngo afite ibitwaro ribu byibuka bakamugenda bakamutera nta n'igitwaro na kimwe bigeze babona ngo afite ibitwaro kirimbuzi ngo ari kubikora ari na kimwe bigeze ubona bashyira barinda bamumanika. CNN yamutwitse isura niba ukirekana nabibwire n'abantu niba ukijya kuri CNN ACBC News izo ngo ni televiziyo those are manipulated. Jya kuri Sky News. Those are manipulated TVs. By the way nta n'umuntu ukinabire bansigaye mbona amakuru ya CNN afite abantu views 2,000 ihumurezi yirusha views. Ariko biratangaje abantu bakibijyo bakavuga buriya na makuru nayanyaye my friend where are you wake up. Rero guverinoma nyinshi nubwo zirwanya Bitcoin ariko zikoresha mu gufasha imitwe runaka. Yego kuko niba Uburusiya bukeneye kwishyura abasirikare runaka bwishyura Pyongyang niba ujya gukora transaction izo transaction ziri urabizi habamo icyo bita Swift hari bukoresha icyo bita Swift system. Amafaranga World Bank ya depositing kuri account bank ni bank central ugorava muri World Bank aje muri banki nyafurika ave muri banki nyafurika aje muri banki nationale ave muri banki nationale uri kubyumva. Aho ngaho rero bihita bigaragara raporo itigaragara yuko hari ibintu biri gukorwa iyo circulation y'amafaranga iragaragara. Ariko mu buryo bwa blockchain igihugu n'umutwe nuvuga ngo niba ari Amerika ni Amerika na Al-Qaeda nta wundi muntu urimo hagati ngo ndareba ngo amafaranga aragiye. Nicyo bita blockchain technology. Amafaranga ukiraho akabazo k'amatsiko ayo mafaranga hari igihe runaka umuntu yafata mu ntoki. Yego
kandi zaje ari bitcoin. Yego rero ndakugira ngo ndaca muri banke kugira ngo ubyumve rero kugira ngo ubyumve neza. Reka twakubahera ku buryo buri lokale, uburyo bwo kubona amafaranga kashi miliyoni 2 miliyoni 3. Dore ku buryo bwakoreshwaga ibyo bintu navuga bya guverinoma. Abantu nibamara kubona amafaranga, nta ruganda rwo muri Amerika ruri bwemere ko hakora Swift code yishyura amafaranga y'intwaro kugira ngo abagereho nabo bohereza intwaro. Kuko icyo gihe bari bubone collaboration mu kugurisha intwaro umutwe witwara gisirikare cyangwa urwanya leta runaka. Nabo baraka payment muri bitcoin kugira ngo bahure n'umuhuza bahure n'umuntu wabo umukiriya wabo gusa. Uruganda ruwe n'umukiriya. Yego ngira ngo kubyumva ukuntu protection imeze. Bityo za nyeshyamba nazo zifate za bitcoin zizoherereze rwa uruganda rudelivaringa imbunda. Hanyuma se Rwanda Revenue ntiyahomba. Wanda n'urugero nyine isi ntabwo ari Rwanda Revenue gusa n'ahantu hose. Aho rero niho habayemo ikibazo. Nibyo wenda ndi bugereho ningera kuri Pi. Ningera kuvuga kuri Pi abantu benshi ndinaga mw'iminsi Pi is a trending topic. Abantu benshi bari kwibaza. Noneho rero ibijyanye n'ukuntu twebwe wenda tureka ibyo by'imitwe byo nakumvishaga iby'imitwe yitwara gisirikare n'ibindi. Nibijyanye n'ibyihebe n'ibindi. Reka noneho tuvuge kuri individu. Umuntu ngewe banyohereje bitcoin mbona amanyarwanda gute? Icyo kintu ushaka kwibaza? Icyo ndakibaza ariko kugeza ubu unambwire igihombo bifite muri za leta n'izibyemera. Kuko ejo bundi CCBN ntiyemeye ifaranga rimwe. Yego. Ko rigiye gutangira gukora. Yego Beneri iracyari iri mu marisashi barimo no kuryubaka bari bashaka gukora icyo ta CBDC ngira ngo ifaranga digital currency y'u Rwanda nayo izasohoka. Okay. Mabizi Rwanda ntirujya rusigara inyuma. Yego nibyo ni Rwanda rufati ya mbere kugira ngo ruhite. Niyo mpamvu ugira ngo abanyarwanda batangire kubisobanukirwa aho turi kubikora mu Kinyarwanda. Yego. Abantu bazi ko ufite topic y'Icyongereza uzikora mu Cyongereza ariko none ndi kubikubaza mu Kinyarwanda. Yego. Kuko ndashaka ibintu bitatu Robe bisobanuke muri iki kiganiro. Icyambere aya mafaranga umunyarwanda w'inyakari cyangwa iyo muri Bweramfura azabona ayo mafaranga gute? Icyo ni icyambere. Cyakabiri Beneri ni ibyemera. Yego. Izi bitcoin zigatangira gukora niki? Cyangwa amaleta akabyemera. Rwanda Revenue ntizahomba cyangwa amaleta ntazahomba bishingiye ku mafaranga bakusanyaga imisoro n'amahoro. Yego. Ibyo byose rero ndaza kubigeraho mu gihe w'individi amafaranga ngeraho gute? Okay sawa. Jewe mfungura hari bank abanyarwanda bose bafite konte muri bank benshi. Nyeka ko biragoye ko wabona umunyarwanda afite konte muri bank. Abanyarwanda bose bagira konte muri bank. Abantu turi muri iyi industry ya crypto natwe tugira account mu mabanki ya crypto. Narazivuze nabahaye urugero hariyo bita Binance irazwi cyane ubu yamamazwa n'umukinnyi w'igihangange Cristiano Ronaldo. Ngira ngo iby'imipira wenda simbimenya neza ariko ari mu bakinnyi bahembwa neza. Ari kwamamaza Binance. Ubushize mu gikombe cya Afrika niba mwarabyitegereje cyaberaga muri cya gihugu cya Cote d'Ivoire. Mwabonaga Binance yabaga iri kuzenguruka kuri ya mafishe yo kwamamaza. Iyo ni bank izwi icyo bita crypto bank. Bundi tuzita exchange. So umuntu wese ajya agira account muri exchange. Muri crypto industry mbonera kubwira umuntu wese niba ufite smartphone ugomba kuba ufite wallet. Tubyita wallet cyangwa exchange. Muri exchange ugiramo wallet yawe. Noneho rero iyo wallet ntabwo abantu bayumvisha. Wallet ni ukuvuga ngo ni muri bank ukagiramo konte yawe. Bisanzwe. Ubwo ngishyize mu buryo bwa bank bisanzwe. Hari bank hari na konte yawe. Natwe rero hari exchange hari na wallet. Noneho rero iyo ugize wallet. Iyo umaze kugira icyo twita wallet ubwo ubuje muri space ya crypto. No kuvuga ngo ngewe mfite bitcoin. Turumvikanye reka nkwishyure $2,000. Ndajya kuri exchange ndebe $2,000 ni bitcoin zingahe umpe wallet yawe birasanzwe. Iyo ngiye kukwishyura unyohereza konte yawe. Ntago nakwishyura utamaye konte yawe. Numara kuyinyoherereza icyo ndi bukore ni iki? Numara kunyohereza iyo wallet ndafata ya wallet nyishyire muri exchange nkore transfer ize wanjye muri my wallet. Noneho rero tugira icyo twita ngiye kuvuga hari uburyo bubiri. Ubu hari banki zimwe zira international ushobora kubikuzamo fiat amafaranga asanzwe. By the way ejo bundi icyo bita MoneyGram cyaratangiye abantu bafite crypto bazajya bajya kuri MoneyGram office
bavuga ati turabikuza bitcoins nizi bakuvungire cyo umunyarwanda yego pfa kuba ari MoneyGram office bigiye byaratangiye nabonye byaremejwe ndaza kubivugaho tubyumvikane neza ahangaha noneho rero tugira icyo twita P2P ni system ya P2P tugira icyo kuvuga ngo buri bank igira icyo bita aba merchant muri banke zisanzwe tubita aba agent biragira ngo abantu babyumve neza yego muri banke zisanzwe tubita aba agent ariko muri crypto industry tubita aba merchant noneho tukagira abo twita verified merchant abantu bafite icyizere kiri hejuru cya bank noneho rero ayo nawe umuntu ushobora kwinjira muri konti yawe ntabwo yakwinjira muri konti ahubwo uko bigenda iyo maze kugira tuba niba nshaka mfite bitcoin z'amadolari 1000 nkabanyashaka njya muri iyo exchange nkohereza amafaranga kuri P2P nkareba aho mu merchant mu Rwanda unyegereye barahari mureke tuvugishe ukuri nkareba umu agent unyegereye na nimero ze ziba ziriho na location aba hariho nimero hariho na location ukareba niba afite akantu ka tick kemeza ko ari verified iyo bimeze gutyo umu merchant ahita abona ko hari umuntu ushaka kugurisha bitcoin wabyumvishe ahita afata ya mafaranga agahita yakohereza kuri mobile money aguze za bitcoin noneho Binance gahita iguhereza release bank gahita iguhereza ahantu ushyiramo kode zo kwemeza ko izo bitcoin zimujyaho uko warangije kwakira ayo mafaranga uyu byemeje za bitcoin zirazimuka zikamujyaho wowe uba warisivinze amafaranga kuri mobile money ibi bintu ni ibintu bikora these are the thing that works uko niko nakira amafaranga niko umuntu yakira amafaranga akava muri bitcoin akakujyaho kuri mobile money komeza wangu uri kubyumva no uri kubyumva so rero nibinyura kubo twita aba merchant muri banke zisanzwe bitaba agent ni bisanzwe nagantu bose bajya muri banke hejuru uragenda ku agent akaguha amafaranga cyangwa ukabitsa cyangwa ukabikuza ariko ikintu cyonyine gikorwa ushobora kubitsa byo iyo ushatse no kongera kugura bitcoin urongera ukanyura ku mu merchant ukamubwira uti mfite amafaranga miliyoni ndashaka bitcoin za miliyoni wabyumvise bityo ukamwoherereza ya miliyoni nawe agahita releasinga bitcoin ni ibintu biri trusted kuko bitcoin banki itibona ko ari kwa transaction bakabaza wa muntu niba amafaranga wayamwoherereje kubyumva iyo maze kuyamwoherereza bitcoin kuko uba wakoze command Binance ifata za bitcoin zigategereza ko mukonfirma ya transaction mwembi kugira ngo muhite muze exchange abo bantu baba merchant bakorera aruta ya muri za guverinoma abakora amafaranga aruta y'aba agent ba bank n'ama office ba bank kandi nta kindi bisaba nk'ubu nagwa nk'urugero niba ufite n'ibihumbi 5 by'idolari ukabuzi ko 5 bifite ako ni akazi ushobora gukora muri office mu rugo ufite ibihumbi 5 by'idolari ushobora kuba umu merchant mwiza kubyumva ugakora inyungu yawe ku munsi imeze neza wabyumvishe kandi ugakora umunsi ku munsi ukorera ni iwawe ni laptop ni smartphone icyo usabwa ni ukutahava kuko urumva niba umuntu amaze kukwishyura bisaba ngo ukonfirme ugomba kuba kuri internet 24h niba muri na babiri ubwo mugakora shift aho umuntu wese akwakiye ikintu ukabasha kumwexchangira bigakora bigira inyungu iruta y'aba agent baya mabanke asanzwe aha rero ndimo gusobanura ni wowe warumbajije ikibazo kivuga ngo amafaranga agera gute angeraho gute urumva yangezeho kuri mobile money faranga mba nabonye nibwo ntangira kugura idodo nibwo ntangira kugwa ngeze kutuntu duciriritse nibwo ntangira kugura idodo nibwo ntangira kugira gute nkabona ubu aha ndi kuvuga ni ikibazo cya transaction nago ndi kuvuga bya bindi abantu bita ngo turayagurisha ngo tukongera tukayaguza ngo tukunguka oya ndi kuvuga bisanzwe amafaranga ari kuri amafaranga yageze kuri exchange kuri banke mbisubiremo nta handi hantu ajya ayo mafaranga gumaho ntiyibwa kubyumva abariho ni nkuko wajyana amafaranga kuri Eco Bank ukagenda ukaryama imyaka ushaka
aho uzagarukira kuri Ecobank amafaranga yawe barayaguha sibyo aha rero niyo bimeze kimwe na hano igihe cyose amafaranga washyize kuri exchange amafaranga wawe bariho igihe cyose uzakenera urayabikuza boneraho kuvuga babandi bitcoin yaratwibye batwibiye muri bitcoin my friend ntabwo bitcoin yakwibye wibye n'umunshuti yawe your friend kubyumva kubera kutari bisobanukiwe se akayakwiba ndaza kuvuga uburyo bigenda sibyo ariko robe mwe mubizi ntimuziba abantu kuko wumva abanyarwanda utarakomeza ntuva wari ugeze nkwisabira akakana abanyarwanda barahamutse wenda tuzabigarukaho scam urabizi ko byabaye mu benshi bitwaza ibibiri yego mwe rero babarokore muri ibi bintu tuzabagiriraho umugisha kugira ngo abanyarwanda batabisobanukiwe mu basobanurire wenda babishyura iyo service ariko ni mubibi kuko ndagira mubwire ko hari ushaka kubona ufite bitcoin nyinshi kubera ko udasobanukiwe ibyo ari byo akaziterurira yego akazikwiba aha rero ndimo ndashaka turimo turategura amasession yo guhugura abantu bazajya bashaka gukora amasession y'ingira bazajya bayandikira tuzatwigisha live icyo bita session tugafata nk'uwa gatandatu umwe tugahurira muri salle runaka abantu bakiga kwiga no kumenya kuko iyi ntuza iyi ni revolution of money iri nihinduka nabivuze byahereye muri Turukiya bakora ibiceri ubushinwa bubona ibiceri biraremera ntibazajya bapakira ibicari ubwato uzajya burohama bakora inote ibyo byose ni revolution of money aho tugeze nano ni another revolution ndakumva abantu rero bagomba kwiyadapta kwiye rero ndimo mvuga ukuntu izo banke za crypto ziri safe banke za crypto rero ziri safe kurusha banke zisanzwe kuko banke zisanzwe ahanini ubusanga mu bihugu bitaragira stability political stability hari ibihugu bifite stability burya mu Rwanda ni nko muri Europe nk'u Rwanda ibihugu byo muri Europe nta hantu politiki urana banke bifite aba specialiste bifite aba economiste bakora imirimo yabo neza ariko hari ibihugu nk'ibyo navugaga bya Sudani byaki president ashaka kuvuga ngo niba ngo abifata hari ngo mu ya printing ngo mu printing aho cyangwa ujyanze ndashaka kuyigura uko byumva uriko byumva ibyo bihugu rero biracyahura n'icyo kibazo impamvu mvuze amafaranga ushyize muri iyo bank international bank ari safe nta guverinoma izirakaza ngo uyatware sibyo nta kintu na kimwe kizabaho ni hazashya biri kuri server ni satellite nta data uzabura uko byumva amahirwe nuko byagiye noneho bifite na governing aje governing ari byo ngiye kuvuga ngendeye kuri cya kibazo bambwiye ubwo guverinoma ntizizahomba za Rwanda Revenue zo mu bihugu ntizahomba za Rwanda Revenue zo mu bihugu Uganda bayita URA Uganda National Uganda Revenue Authority n'izindi aha rero 2018 reka mbari hongera ubwo narangije kubivuga kugira ngo abantu bumve detail 2018 harongera nubwo bitcoin yari hari habaho economic crisis ngira ngo we twari kumwe 2008 twese twarirebesheje amaso ndetse navuye muri 2019 abantu batangiye kwegura umugeri covid yinagamo 2018 rero nibwo nanone abanyeshuri bari barabaye aba professor nibwo bongeye gutekereza bongera gutekereza gukora irindi faranga navuga umubare abanyeshuri muri Stanford 2008 harimo bita Dr. Nicholas ubu ni Dr. yari cyo cyari Nicholas yaratarabona iyo doctora akora icyo bita aba docteur ubu ni umuprofesseur donc université y'Kagame 2008 ubu ni professeur ubu ni docteur wigishamo ubwo mvuze professeur kugira ngo abantu bumve ko yigishamo koko ntabwo ari professor by degree n'umwarimu rero ibyo muri 2018 habaye indi recession barongera barica baratekereza baravuga ati what is the problem ni cye kibazo gihari kandi iki ni ikibazo ngiye kukivugira hano kugira ngo abantu bakimenye bitcoin yaratangiye ariko igaragaza intege nke gute cyangiye kuvuga abantu bo muri crypto bagiye kuvuga ndabizi batangira kuvuga abantu bo muri crypto ariko nimbivuga barabyemera bitcoin yananiwe kuba icyo bita decentralized currency yananiwe kuba global currency
yananiwe kuba umuturage w'inyamasheke sibyo yayikoresha, yananiwe kuba umuntu runaka yayikoresha, yanze kwegera nyine rubanda rubu. Byaranze ikintu cyabiteye ngiye kukivugira hano. Nicyo bita mu rurimi rw'amahanga money fluctuation, ihindagurika ry'ibiciro. Utigute rero uranguye ibintu mu mujyi sibyo ukajya kubicuruza i Muhanga, ushobora kugera i Muhanga wungutse mbere y'uko ubigurisha cyangwa wahombye. Uvuye i Kigali, yego ngiye kuguha urugero. Ushobora kujya kurangura imodoka mu mujyi, ubwo mfashe ikintu gikomeye. Okay, mu mujyi nta modoka ariko harahari ushobora kuzigura. Wamara kuzirangura imodoka 3 ukazishyura 5,000 ariko ukishyura muri Bitcoin. Wabyumvise? Bitcoin wishyuraho baguhaye ko yari iri kuri rate y'100,000. Imodoka urazitwaye uzijyanye i Butare. Ushobora kugera i Butare Bitcoin yagiye kuri 96. Yavuye ku 100,000 yagiye ku 96. Yabanutse. Yego. Icyo gihe warangije guhomba. Kuko none abantu baza kukugurira baraguhera kuri Bitcoin imwe ku 96. Kandi waranguye ku ijana. Kandi waranguye Bitcoin iri ku 100,000. Wabyumvise? Ibyo rero bituma Bitcoin ibura stability, bituma mbese itabasha kuba decentralized kuko fluctuation ihindagurika ry'amafaranga ryayo rifite fluctuation iri hejuru. Wabyumvise? Rero bimaze kugaragara yuko ihindagurika riri hejuru, abantu binanirwa ko biranga ko afata Bitcoin ukayigura idodo muri quartier, nicyo ndi kuvuga. Urukubyumva? Decentralization ku muntu wese biranga ko wafata Bitcoin ukazigura udukweto mu kaduka. Kuko umuntu w'iduka arimo aravuga ati numara kuzinyishyura se zikamanuka. Biragenda gute? Nawe kandi uri kuvuga uti nimara kuzikwishyura se zikazamuka. Wabyumvise? Bitcoin rero igira fluctuation yayo ikibazo. Ukuvuga ngo yagize ibibazo bibiri. Cya kabiri, icya mbere habuze governing yayo yaranze kuko yakoreshwaga n'ibyihebe cyane. Yego. Ibyihebe imitwe yitwaje intwaro ndetse na za guverinoma zishaka gutera imitwe intwaro. Icya kabiri cyabamo icyo kibazo cyo kuba decentralize. Ubu buryo bwonyine bukoreshwa muri Bitcoin, okay, abantu bamwe baziguramo, nabonye Donald Trump yishyura Bitcoin muri McDonald's bukuyamamaza. Ariko uburyo bwonyine bukoreshwa ubundi ni ukuzivunjamo. Iyo ugiye kugurisha Bitcoin ubanza ukazivunja muri USD ukabona kuzigurisha. Cyangwa se yego n'abazigura zimeze gutyo ariko anje nabi bahera ko. Rero icyo kintu kimaze kuba nibwo abanyeshuri bicara bavuga ati turongeye dusubiye muri recession ya buri myaka nyuma y'imyaka 10. Bavuga ati dusubiye muri recession ya buri nyuma y'imyaka 10. Bibuka nabikubwiye 98 yarabaye 98 yarabaye. Yego. 2008 iraba 2018 irasubira. Abyumvisha? Abanyeshuri rero harimo na Dr. Nicholas nibwo batangije icyo bita Pi network. Itangira mu mwaka 2019 abantu twese turayimayininga, tumaze imyaka 5 tuyimayininga nkuko Bitcoin bayimayininze abantu bamwe bakayibonera ubuntu bamwe bakayigura pizza. Wabyumvishe? Bantu bamayininga iki? Bamayininga Pi. Hashize imyaka ingahe 5 abantu bamayininga Pi. Pi ishingiye ku bintu bitatu. Icyambere decentralized ecosystem. Buri muntu wese dufite target, reka mbivuge kuko ngende umupioneer, twita pioneer. Pi coin igomba kugera ku muturage nubwo yaba ari igomba kumugeraho. Nubwo udafite gatoroshi se igomba kumugeraho. Okay. Abyumvishe? Umuntu wese utunze igikoresho kimwemerera ko ya mining Pi kuko yo yaraba niyo ya mbere, niyo coin ya mbere miningwa kuri smartphone. Byagenze biti? Hatangiye company mw'icyo gihe 2017 hatangira company bita Stellar. Iyo company yitangira gukorana amasezerano n'icyo bita ama international banks. Noneho yo itangiza akantu bita crypto autonomous banking system. Gira ngo uri kubyumva. Aho iyo Stellar y'icyo yashakaga ngo abantu bakoresha cryptocurrency bajye bazivunja muri banke byoroshye. Bityo international banks tangira kuzongera kugira ngo yo ijyamo hagati, hagararamo hagati kugira ngo umuntu ajye yishyura. Nuvuga ngo crypto zishyuwe kuri banke runaka
Stellar company ni managinga izo transaction. Noneho umuntu agatwara y'amafaranga crypto bank yakira, Stellar company wa muntu agatwara amafaranga. Stellar company nibwo yatangije framework nshyashya, framework sinzi ko ndi buyite, yatangije icyo kintu gishya cya blockchain iba nk'ayirenuveye abantu nshyashya bundi bushya. Yego noneho abantu iryo tsinda ryubaka Picoin rigendeye kuri ryubaka Picoin rigendeye kuri framework ya Stellar. Aho byoroshye ko Picoin niba Picoin yarubakiye kuri framework ya Stellar, reka mbihuze, ikubakirwa kuri framework ya Stellar kandi yarangiza kubakirwa kuri iyo framework ya Stellar, Stellar ikaba ifitanye amasezerano n'amabanki international. Bivuze ngo Pi izagira ability to access, izagira uburenganzira bwo ku accessinga international banks, kuko iri kuri framework n'ubundi huza crypto na bank. Abyumvishe? Yeah, tabyumva. Aha rero icyo uko bimeze nuko ukuvuga ngo nibwo iyo Stellar yese nibwo iyo Picoin yatangiye itangira kuri framework yoroshye ko umuntu wese abasha kumininga Pi akoresheje smartphone. Ibyo biyihesha uburenganzira ubutuvugana over 100 million, abantu barenze miliyoni 100 bose bafite account muri Pi. 60 ziri active. Miliyoni 60 ni abantu benshi. 60 ni abantu benshi ku isi yose. Ni abantu benshi cyane. Aha rero ubu ngubu tuvugana ntago turabona current numbers, ushobora gusanga zarageze kuri 150. Pi bantu barayimininga no mu Rwanda n'ujya ku social media Pi. Ubu ngubu twatumaze iminsi mu cyo twita enclosed mainnet, nimbivuga ni mu gihe cy'umwiteguro wa nyuma wo kugira ngo twinjire mu cyo bita open mainnet. Open mainnet ruvuga ngo no kuyironchinga nkuko Bitcoin. Ese ko batinze kuyironchinga? Nukubera ibyo bintu, nukubera ubuhuza ibyo bintu cyambere kugira ngo ibe decentralized, kugira ngo ibe idafite ya fluctuation ya Bitcoin. Wabyumvise? Ya fluctuation kwa guhinduka kw'igiciro kwa Bitcoin kwatumaga itaba decentralized. Ibyo byose bifata umwanya yubakwa kandi imyaka 5, izindi coin ubundi zimara amezi 3, amezi 5 umwaka. Bitcoin yamaze umwaka, sibyo? Ariko izo coin umukira itazigura. Agasigara kura mayi. Pi ntago yigeze igurishwa umukire n'umwe. Nk'ubu rero ni Musk barayiguze bararonshinzwe. Ahubwo ni ecosystem ishingiye ku cyo bita ishingiye ku bucuruzi. Nukuvuga ngo ikintu cya mbere twiteze ugiye ku cyo bita map of P, aba pioneer barabizi, urasanga mu Rwanda business ziregistarinze utanazibara. Zizemera yego. Hariho business ejo ndimo ndeba amahoteli, tourist guide yaje kuregistaringa kwa zemera Pi as a method of payment. Rero ubwo niba ndangije kuvuga ko hazemo metode ya yuko Pi zabikuzwa mu mabanki, mu maroko bank zisanzwe dufite muri Equity Eco Bank yarakonfirmye narabibonye, na GT Bank nabibonye gukonfirma ko bizakira. Nabibo yego API yabo yabaye inserted. Eco Bank wenda mu Rwanda ushobora gusanga itagiye, ariko icyo nzi cyo nuko amasezerano yabaye, ndetse niyo ugiye kuri GitHub ubona program uzwi cyane wa Pi wa core team bita Kosasi yararangije kubitangaza. Aha rero bivuze ngo aba pioneer ntibahangayikishwe n'uburyo cy'amafaranga ashobora kuzabikuzwa. Gusa uko byagenda kose ibintu bikeneye ubwenge, bikeneye ubumenyi, abantu bakeneye kwiga, abantu bamenye uko bikorwa. Pi rero iratangira, urumva nandi kubwa 60 navuga ko niyo ibaye the first decentralized cryptocurrency, niyo ibaye digital currency ibaye decentralized. Ibihugu ishobora kuzarinda ya myaka 10 ko bongera kwicara bagapanga babonye nayo yarharano ya failinze. Picoin niteze ko failinga, kuko ntago ikintu cyatumye Bitcoin failinga nicyo nibyo bintu bibiri. Nabivuze cyambere ni governing, yabuze uburyo ki abantu bayibona. Ariko ntago abantu bazamenya, okay guverinoma nizamenya Pi ntunze, sibyo? Ariko izamenya Pi nabikuje kuko nzajya muri Eco Bank. Abyumvishe? Nimara kubikuza bazavuga ati umuntu abikuje Pi za miliyoni 40. Wabyumvishe? Abarabaye amafaranga
mu Rwanda aho bizaba amahire ntabwo tuzagira kuvunja mu za 2 no mu za 5. U Rwanda ni igihugu cyihuta zaba rwarangije gukora digital currency, tuzadufata izo payi tutazivunja muri digital currency n'ubundi ukomeze yabika amafaranga ari kambyite nk'ababandi ngo ari mu muyaga. Noneho tubashe gukomeza dukonsuminga, ariko urumva ko noneho raporo n'uburyo bwo kubikontorora buzaba buri ku murongo. Yego, kubera ko u Rwanda rwamaze kumenya ngo Ikuzo abikuje aya mafaranga muri Ecobank. Ibyo birahagije, amakuru arahagije. Ntago bazi ngo Ikuzo atunze izi Picoin, ariko byibura barangije kumenya ngo abikuje amafaranga. Biroroshye kumenya ngo aya mafaranga arashyira muhe mutwe, cyangwa se nakazu yiyubakiye, sibyo? Cyangwa se kuko n'ubundi guverinoma ntabwo ikibikeneye ari ukumenya ngo aya mafaranga yajyanye, guverinoma ntabwo ari nyamatiku. Ikibikeneye no kumenya ngo ese aya mafaranga agiye gukoreshwa mu kintu gikurikije amategeko, sibyo? Ntabwo igiye gukoreshwa mu bikorwa byo gucuruza ingingo n'ibindi, mu mahohoterwa, mu gufasha imitwe runaka. Rwanda Revenue izabona yayo gute? Uri kubikuza. Nubu uri kubikuza payi kuri banke, bazaba barashyizeho a governing what? Hazaba haragiyeho framework yo gusoresha abantu basoresha. Byumvishe none. Urumva ahatari buze umuhuza nigengeye nashatse kwihera Robeni amikibanze. Ntago bamenyeho namuhaye. Rwanda Revenue ntibizamo. Ntago izabizamo. Byazamo tugiye ku irembo gusinya. Yego. Ubya byose ubuntu igihe cyose hazabaho transaction, sibyo? Bizasabwa ko numara gukora amafaranga banza ubyumve. Bigomba kuba mu mucyo. Nimba nafasha amafaranga nkakugurira isambu, ayo mafaranga nimara kuyaguha, sibyo? Urajya kuyabitsa, sibyo? Nujya kuyabika kuvuga ngo hagomba abantu bakora ngene ari cyo kimwe nakundi abantu bari muri cryptocurrency. Cryptocurrency na digital currency. Uretse ubundi abantu baba bayita ngo basikaminze runaka. Ndakubwiza ukuri nibyo bya merchant bitaratangira, umuntu yabwamagara kuri telefone ati ko mfite miliyoni nshaka Bitcoin, yishyire kuri mobile money utamuzi. Sinigeze mbona ngiye abantu bavuga ngo cryptocurrency n'ubujura, ariko sinigeze mbona umutrader mwiza wo muri cryptocurrency arya miliyoni ukayimuherereza. Hari abantu benshi ni baba merchant wambwira uti waramubonye singubwo, ariko nagiye mboheza miliyoni 500 kandi nkategereza iminota 30 Bitcoin naguze zikanzaho cyangwa USDT naguze zikazakuriye. No mutima we cyangwa ni ukubera iyo spirit yo muri cryptocurrency. Ni ibintu byose mukamwize ko bizakora. Muzi neza ko dufite scam nyinshi. Rero nicyo ngiye gusobanura, kandi bisobanure neza, sibyo? Ku kibazo wambajije ngo abantu barabibye. 2000 na kangahe ndimo nangiza 2012 rangiza sinibuka neza. 2012 nibwo hari supermarketing yatangiye, sibyo? Batangira bavuga ngo urazana amafaranga, sibyo? 1,800 ngo kagura ngo kabona amafaranga, sibyo? My friend, uriya n'umuhayite, sibyo? Yaragiye akora system, sibyo? Amaze gukora system atekereza ukuntu aziba abantu, kandi atekereza system yonyine ashobora kwibira mu bantu ni cryptocurrency, kuko niyo batumva. Nibwo akubwira ngo dufata Bitcoin ngo tukazivangamo ibi, ntubizi, nuzi ngo biberaye, nuzi kuyihe framework, ukabigendera ugatera amafaranga ukamujyana, sibyo? Nizi sajo nabonye abantu bajya ngo muri za STT, nge nabigiyemo ndavuga ko ibintu giye biruka babivugira abantu barabyumva. Iyo ugiye muri yindi framework mbisubiremo, iyo ugiye ku ikindi kintu ugashyira amafaranga kitari Binance, abyumvishe? Kitari Coinbase, kitari Bitmart, kitari KuCoin, kitari HTX cyangwa Huobi. Izo ndi kuvuga ni bank ziri international zizi za crypto. You are putting your money na Beneri azizi. Yego. You are putting your money at risk. Amafaranga yashyize muri risk. Ibyo njye naribajije, umuntu nakubwira ngo amuzana amafaranga ndakungukira, zana amafaranga ndakungukira, kuki utampa Minerval nyigisha uko ayo mafaranga uyunguka. Pasi ukishyura Minerval. Sibyo? Ndumva icyo nabwira abanyarwanda, nyamuneka. Dufite utwo twita muri Nigeria no bishatse twita ngo ni Yahoo Boys. Dufite duhungu tuvuye muri Kiste. Tuza tukagenda tugakora framework wunguka 2 hano invest 5 kareba status kuri WhatsApp njya mbibona. Abantu bakajyamo 5 ukujyamo iyo ngiyemo membo wari wagiye mejo
akazarira kuri konti yabona miliyoni 2 ziriho agahita afungira rimwe. My friend akigurukira yego ibi bintu rero iyo Binance ntawaza yiyitirira se reka mbivugire hano icyo bita networking wabyumvise icyo bita networking iba ari networking ariko ifite product igurisha wabyumvise ushobora kuvuga ati ngewe mfite iduka wabyumvise ngurisha ibyombo sinzi niba icyo kinyarwanda cyumvikana masana n'amasafuriya ariko iyo uzanye umukiriya ngo 5% wabyumvise nawe wazana umukiriya nkaguha 2% ya wa mukiriya wazanywe na wa wundi ariko wa mukiriya agafata product izo ni nka za Alliance yego icyo nicyo bita networking. Ntabwo networking izira mu byo bita cryptocurrency my friend, nta bihuriye ndi kubisobanura. Networking iba hari store runaka, hari stock ya product runaka. Nkakubwira ngo ugende unshakira umukiriya aza kuri iyi miti ivuga kanseri urafata hwaye yego, kandi wa mukiriya nawe naza nundi nzamuguhembera 2 wa mukiriya muhemba 3. Wabyumvishe? Ibyo niyo abanye Philippine bakoze. Yego, ibyo nibyo bita network. Na ibyo byo kukubwira ngo shiramo ngo amadolari 500 tuzatuguhaya ngo buri kwezi uzajya abona ujyanye iki? Ibyo ni networking bwoko ki? Ubwo nsobanuye networking kugira abantu bayimenye. Igihe cyose bakubwiye ngo iyi ni networking business, babaze what are you selling? Uri kugurisha iki? Umukiriya uri kuntuma ngo njye kuzana cyemo 50 waragura iki? Uri kubyumva? Ndagira ngo abantu basobanukire. Buriya Alliance abantu benshi bajya bavuga ngo nahombe muri Alliance, ariko Alliance is network marketing ifite certificate ya mbere. Jya kuri Google wandikemo networking business urasanga Alliance ifite tick kandi yahawe na za IMF. Wabyumvise cyane? Wabyumvise kuko iki product zirahari, product zizwi, abantu bajyamo n'ubushake ugakora investment. Alliance nta muntu irya amafaranga cyetse wananiwe kuzana umurwayi cyangwa wananiwe kuzana ucuruza izo product. Ubunebwe nibwo bwatumye bakurya, rekana nabivugira. N'izindi rero network marketing niko zikora. Hari there is a certain product mbisobanure. There is a certain product hari igicuruzwa runaka kiri kugurishwa muri network marketing. Aho rero bandi bageze kandi ntago nizeye ko hari abahungu mu Rwanda ukubyumva. Okay, twese umuntu ajyariza agakora trading sibyo, ariko sinizi ntago ushobora kuma miliyoni 50 zawe sibyo mu gihe utari kumva ko ibintu uri kumpa ngo nje gukora birimo risk sibyo, nta permanent irimo, nta kihamya cyemeza ko 100%, nta n'umuntu wanarize isoko ngo arihuze 100% sibyo. Mugera mu miliyoni 50 ngewe ubihisemo nakubwira no ya banza wige neza umenye amafaranga uri kuyama, kuko ibintu bishobora kunguka inshuro zirenze 3 amafaranga umaye cyangwa se bigahomba ku kigero cya 0%. Okay Ruben, ni byinshi kandi twizera ko uzagaruka kubera ko ntiturakurekura nanogo tuzakurekura vuba. None ibi bintu urabizi twe tuba mu isi y'iyobokamana. Yego, ndashaka ibintu byenseremo. Umukristo cyane cyane dushingiye kuri bariya bavuze bati ifaranga rimwe ni ikimenyetso cyo kuza kwa Kristo, ariko n'undi bimenyetso byo twarabibonye ntacyo buri bubihindure. Nagisigaye itoro rya Kristo riri hafi gutaha, ibinjya bivuga buri munsi. Mujye nageze he ahubwo yitegura. Nicyo nshaka kubaye. Yego. Hanyuma uyu mukristo azatanga ituro gute? Icyo navuga iri faranga ni ubwa biri global, ariko ni faranga umuntu wese azakoresha sibyo. Twese covid za nta wari uzi ko urusengero ruzagira nimero y'umucuruzi ya business ariko muri buka nta kintu yababwiye nimero y'umucuruzi ntuzahora icyaki. Ntabwo babibona ujya mu rusengero ugasanga harimo icyapa ariko MTN nabo nabatindi koko MTN nabagome koko muri abavuga ati basi nimero y'idini ariko baje pay
y'umucuruzi ADPR runaka ribera MTN bazajye mu ijuru pe barivirinze buri kintu cyose rero nabyo niko bizagenda muri Pi ugiye mu cyo bita Pi browser ubwo ndi kuvugisha abapayoniya b'abantu bumva icyo ndi kuvuga yego ariko mwibuke ko mufite akazi kwigisha yego iyo ugiye muri Pi browser hari akantu bita ngo develop iyo ukagiyeho ako ka app kaguheresha uburenganzira bwo gucreatingamo business ukavuga uti ngewe cathedral runaka Gisozi Holy Church Cathedral wabyumvishe ugashyiraho description iby'iryo torero rikora bakahita baguha wallet y'itorero y'urusengero cyane bagahita baguha wallet y'urusengero ubwo ni ukuvuga ngo ukabugize wallet yawe bwite na wallet ya business ukora none rero nituza mu rusengero n'icyo kizaba uzajya uduha wallet y'urusengero dutanga ituro ariko umvugire ngo haleluya rero nyamureka bakristo cyo navuga cyo ntago dukwiye gutega ubwoba nanjye ndi umukristo ntago dukwiye gutega ubwoba n'ibintu biba sibyo n'ibimenyetso byo kuza kwa Kristo ahubwo dukwiye kugira courage our bride is coming umugeni wacu araje sibyo nta ibintu byinshi byagiye bibana tugira icyo tubikoraho tugategereza Matayo 24 Yesu avuga ibyo kugaruka kuza urusengero rwa Yerusalemu yararuvuze ko ruzasigara nta buye rigeretse ku rundi rirasenyuka riragenda nta nibuye na rimwe na n'ubu turategereje sibyo ifaranga riraje iri faranga rigiye gutangira gukora byo rwose reka mbabwire ni ikiza ikintu noneho kitagoyemo hano nuko guverinoma ziri burifate kuko ryizewe rifite umutekano none se ko abakristo benshi batazaryemera babandi bafite ya myumvire bavuga ko ngo ari ukwishyira ikimenyetso rero abakristo bamenye iki kintu twebwe abo muri generation abanyuma ya Yesu sibyo reka mbivuge abantu banyuma ya Yesu sibyo twakijijwe n'amaraso kubyumva Bibiliya yavuga ngo umuntu ubwo nyine ngo ducungurwa rimwe na rizima nibyo navuga sibyo nukuvuga ngo ntago Imana imeze nkanjye reka wenda bivuge gutya ngewe nshobora kukublaminga sibyo Imana ireba mu mutima urabona urabizi uzi ko gutukana ari icyaha sibyo ariko dushaka kuba tugana nka gutuka wabyumvishe buri igitutsi ngo tukiyaho ntago ari ngombwa ngo ngigusabira imbabazi Imana izi kureba mu mutima ukugambirira nari mfite yego ibyo bintu abantu bagiye babimenya kuko Bibiliya ivuga ngo urushishi rw'umukara mu ijoro ry'umukara munsi y'ibuye ry'umukara God can identify kurireba kabisa uri kubyumva rero kuba twaba turi kuganira nka gutuka ariko biri mu kiganiro Imana ibasha kumenya neza umutima icyo wari ufite kimwe nuko ushaka kuza ukamvugisha neza ugatavuga ngo nta cyaha wakoze ariko Imana yabonye umugambi wari ufite ugaca hejuru cause nowhere you can hide God nta namwe ushobora guhisha Imana uri kubyumva icyo kintu y'abakristo babimenye niba ivyo faranga rishe umubiri wawe niba bawushyira kimeze naho zawuteramo ngo iyo nimero my friend ndabisubiramo uwo mubiri wawe ntuzajya mu ijuru n'ubundi umubiri ntuzajya umubiri wawe ntawe uzajya mu ijuru mbisubiremo kuko uwo mubiri uzapfa tugushorere tukujyane tugushyire niba ufite akantu tukujyane hahandi niba ugerageza hahandi niba byanze ubwo tukusubize iwanyu mu cyaro mu rya 5 sibyo umubiri ni ikintu kizapfa sibyo ariko biravanga umubiri wezwe n'umwuka n'ubugingo umubiri wezwe n'umwuka n'ubugingo wezwe nande urezwa na Kristo weza ntago rero nta ruhare na rumwe ufite rwo kwiyeza ubwawe nyuma ya Kristo mbere ya Kristo abantu bariyezaga
wagenda ugashaka ikimasa ukazana abana bawe ugatanga ibitambo by'uko uri amahoro, iby'ibyaha by'abana ukagira gute ukagerageza kwiyeza. Ariko nyuma y'uko igitambo gikuru kibonetse, sibyo? Nyuma y'uko igitambo gikuru kibonetse, twebwe abari muri Kristo, Bibiliya ni kwivuga bivuga bivuga mu Cyongereza numva bifite imbaraga kurusha iyo bivuga mu Kinyarwanda. Avuga ngo therefore there is no condemnation to those who are in Christ. Ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho ukundi. Cyongereza cyabivuze. Uri kubyumva icyo nshaka kuvuga. Rero nshuti yanjye, reka ngoye nk'urugero. Ushobora kugera muri situation uri umukristo, sibyo? Ugasanga situation wagezemo kuvugira ngo uzava hano ugere Muhanga uragera wisha abantu 10. Pe bibaho. Bibaho ushobora kujya muri situation gusaba kwica kugira ngo ugere yugiye. Ngaho re. Ya bibaho ushobora kugenda ukagenda tubara umuntu akubwira ati tujye muri Kongo, sibyo? Ni urugero ntanze. Cyangwa umuntu akubwira ati tujye wenda mu hana muri Sudani, muri za Kakwete haba zahabu tujye muri business. Wagerayo zahabu wamara kuyigura ugasanga kugira ngo ugere aho ufatira imodoka uri bugeraho urwanye n'abantu 100. Uranga se kumwica ngo nuko nguru umukristo. Jewe nimumbwire ndagira ngo menye value y'ubwo bukristo. Urangira ko urarinda uva muri iryo shamba rya Kongo ugere ku modoka nta muntu wishe nguru umukristo. Waruje kumara ikirere. Kuko God nivyo bikuvuga ngo imanire. Ikini nuko wewe wagenda ugasagarira umuntu ukamwambura. Uri kubyumva? Ariko igihe cyose uri mu urwo rugendo umuntu wese uri bukwatake rwose uramwica. Cyangwa se umukubite. Uri kubyumva? Kuko okay, mvuze nise ngo hingo ko nka gusanga Kigali nuzi ko kugira ngo njyaranisha abantu 10 wahita wiruka. Si wahita wiruka? Ariko Imana ibasha kureba mu mutima. Iki nicyo kintu mbasha gusobanura. Sinzi uko nagisobanurira abantu baduteza. God Imana ibasha kureba the intention, ikintu cyatumye ukora ikintu, sibyo? Reka nkubwire aho uri kubwira abakristo rega bagomba gukoresha ifaranga kandi bumva ko ari ngo ari icyaha. Ngo ni icyaha. Oya, gukoresha ifaranga ryo nta cyaha, ahubwo mumenye ifaranga ni ikimenyetso. Uko byenda koza ifaranga rigomba kuza kugira ngo tubone sinyare yo kuza kwa Kristo. Nta kibazo. Ifaranga ubwo twakwiye ko twararisengeye no kuva kera. Kuko turi bonye turavuga okay, now the bride is ready, umugeni ari hafi itegure. Ubu ni ko umukristo yagakwiye kubatekereza, sibyo? Hanyuma rero ifaranga guhaha ubuhanuzi ko bivuga yego ndabizi, ariko narabisobanuye. Umuhanuzi ahanura ikintu akajyana mu myaka 40 agerageza kuvuga ibintu, kandi hari umugabo umwe umugabo ni umugeneka ko ningera mu ijuru ari we muntu nzashaka kuri liste ya mbere. Paulo, intumwa Paulo. Buriya nsoma Bibiliya nagiye nsoma abandi bakavuga ibintu bagakarishya bakagira gute, ariko nakunze Paulo we. Undi muntu umukunda aza kumpa comment. Yarandika kandi kakajya kuma ngo ibi si mwuko bimbwiye. Yego. Agahita amenya ko yishyiriye mu tuntu twe na kamera ye. Utuntu twe bwita twishyiriye mu icyo akabimentioninga. Ariko biratangaje nta wundi mwanditsi wigeze akora icyo kintu. Hani mwanditsi uzigeze uvuga uti ntawe ni Paulo, niyo mpamvu mukunda. Rero dushobora umuhanuzi ashobora guhanura ikintu bitewe n'uko ibaze nange wa mushozi bwo kura mu myaka 100 nagaruka nahabutse umutima nawe nawe utaye umutima wawe hazaza ukagaruka naza nahabutse uko wagera ukabona inzu zubatse nakwicara kwiyi kamera nkababwira nti Satani arakora. Nicyo kintu nahera mu byemere Satani arakora. Kubera iki? Nyumvire, umuntu wari uri mu Rwanda mbere ya genocide ageza etavuga toya n'abademere ikuzimu habaho. Niko yavuga umuntu ari mu Rwanda rwo mbere ya 1994 ageza yavuga ati igihugu cyari umugese no bajyayo. Niko yaza akavuga, sibyo? Nibyo rero nashaka yagera yamahaga hahamuka. Nicyo kintu nabwira abakristo ari gihe mbivuga buri muntu akayifata ukwe ariwo nagiye. Ibyo nta kibazo rega. Urugero rw'ibyuzi niyo myumvire yawe. Yego. Hari umuntu umwe nakunze igiko cyane akavuga ati ibi ntabwo ari official, ati ni my personal research. Iyi rero byo mba nkubwira ni personal research nayo understanding mfite nk'umukristo.
nuko twebwe gukizwa twakijwe na Kristo kandi uri muri Kristo nta teka azacirwaho ukundi niba uri muri Kristo ntabwo wagakwiye guhangayikishwa n'icyo kintu ahubwo Kristo araje reka mbare cyo nivugira Jesus is coming soon. Ibimenyetso byose 1 2 3 byarabaye sibyo umukristo niyitegure hanyuma rwose ntihazagira umukristo wanga kwigurira ibishyimbo ngo faranga ryaje uwo mubiri nicyo niyo nduzashyiramo izapfa ariko umwuka n'ubugingo bwawe bizarama keretse cyakora bakubwiye ngo kugira ngo ubone faranga wenda uraba umutinganye sibyo ni urugero uvuze akantu k'ubutinganye ndibuka abantu bavuze uko wavuze ngo Trump niwe perezida wa nyuma urabisomye muri kiriya gitabo ngo ese ngo kandi akaba yaranze ubutinganyi yaratunze ubutinganyi cyane ko na leta y'u Rwanda ntacyo yabivuzeho yaricecekeye ntayo bafunze na no bazafunga baricecekeye ko uzasagararira amategeko bati noneho nta butinganyi buzaba muri Amerika. Urumva Trump ikintu ashyigikiye ni uko byahoze sibyo yego uko byahoze ubutinganyi bwabagaho uri kubyumva ariko nta muntu wamamazaga ko afite iyo disability ko afite ubwo bumuga reka mbugite ubumuga kuko nta kundi kuntu nabivuga tubare ni ibintu bisanzwe ushobora kuvuka ugasanga ufite ikibazo ariko ntabwo ari ngombwa ngo ujye kwa advertising ngo ndagwa amafaranga ariko nawe bibaye ubishorere mu bantu ikipe ngo irakina yambaye burasari mu rusengero bashyiraho idarapo icyo nicyo kibazo naho ubundi abatinganyi ntabwo dushaka kutabihisha ni ibintu byagiye bibaho sibyo ni ibintu bigenda bibaho umuntu akagira ikibazo kiri mentale bishobora guturuka kuri traumatisme iri familiale ibintu bituruka ku mibereho ye mu bwana sibyo bishobora guturuka ku bintu byinshi influence yagize kuri social media sibyo ibyo byose bikaguhindura ariko ntago bivuze ngo ubinye influencing umbwire ngo nawe bikore nicyo kintu Trump avuga sibyo niba ufite iyo disability noneho nibwo mbyise ubumuga baranyica niba ufite ubwo bumuga sibyo my friend gumana ubumuga bwawe si ngombwa ngo bwa advertising ni ibintu bisanzwe umuntu yari mugufi cyane aya ni nashobora kwihitiramo akavuga ati reka mbane n'uwo tureshye cyangwa se umuntu yaba afite arwaye HIV akavuga ati reka nshaka undi muntu urwaye HIV sibyo rero Trump ntabwo ashyigikiye izo advertisement na conditions zigenda zikezora ibihugu nk'ubu ibihugu wagize ngo z'u Rwanda niki cyatumye duceceka buriya haze umabara kuvuga uti ibyo bintu ni ibiki bati bashireho ambargo Museveni niyabivuze parliament gatora ambargo ikajya ariko ndashimira Donald Trump ezondi yayikuyeho ubu Uganda rwose ntago igifite ibihano bya bihano nkeka ko no mwirahira bya Donald Trump muzehe Yoweri Kaguta Museveni ashobora no kujyayo cyangwa gusa kugeza ubu mu perezida watumiwe n'umwe Jinping w'Ubushinwa ari kandi nawe biteganyijwe ko ngo azabyanga Jinping ashobora no kubyanga zipa kundi igihugu cy'Ubushinwa yumva ingendo zose yakora no gukunda ibintu by'iwabo rero ibwo ndekubigarukaho mbwira abakristo let's stay vigilant sibyo reka rwose ariko tumenye ko twebwe turi mu yindi communauté nous sommes dans une autre communauté turi mu yindi communauté the community of Jesus Christ we are saved by him twacunguwe nawe n'amaraso ye wabyumvise rero twebwe dutegereje Kristo sibyo ntago we are not burdened nta kindi kintu kiduhangayikishije abe na rimwe faranga rize okay araje iki kibe okay iki nacyo sibyo okay Rote wenda tukureka kugira ngo ujye kuruhuka n'ibindi twemere ubutaha nugaruka yego uzinjire ni iki dukwiye gukora none kugira ngo abantu babashe kumayininga se byarangiye ubwo biraza kugenda naho bizaba bigeze uwo munsi update uretse ko batubwiye ko duha update kugira ngo dusoze ariko ubutaha uzinjira nyizina kuntu buri muturage noneho wese akwiye byinjiramo wenda leta sizaba yamaze kubibwira abantu cyane
wenda ntitwamenye impamvu leta y'u Rwanda ishaka ko umuturage agira internet. Yego, birimo muri yo muri gahunda. Urabona u Rwanda ahantu hose ari kugira umuriro. Yego. Sibyo? Umuntu wese agomba gutunga telefone. Hari zatangiye abantu bari batamenyereye. Bari kuzikopa, banazikopa. Hari smartphone. Sinzi umuntu udafite smartphone rwose. Birimo biraza. N'utayifite mu rugo, wabe n'utayifite kubera ko ari mukuru, umwana we ubyirutse arayifite, umuzukuru arayifite, aho mu rugo yamufasha. Mu baturanye update tukagana ku musozo. So rero njya ngo nta update nini mfite, ariko bya byose ubutaha n'ingaruka nza updating abantu, nzanavuga ko ibwo buhanuzi bw'ifaranga ndashaka kugira ngo mbuvugeho. Ubuhanuzi bw'ifaranga? Ibyo bintu by'ifaranga kuko bishobora kuzaba ikibazo. Covid yaraje abantu bamwe banga kujya kwiteza inshinge, abandi banga kujya kugira gute. Ngewe nanjye nabanje kwanga kwiteza inshinge, reka mbivuga, ariko nge ntabwo ari impamvu y'ubuhanuzi. Nuko nari menyereye ko urukingo rufata igihe kinini ruri gutegurwa. Ngiye kubona mbona mu mezi make ngo urukingo rwaje. Ndavuga nti reka nito iyi kamato gisi wa mugana. Ndavuga urukingo ntabwo byari ikibazo kimyizere, ariko abantu benshi arabana bakuye mu mashuri, ababyeyi baravuga ati mutahe mutiteze inshinge, dore bakabisoma kandi bakabihuza. Ndashaka kugira ngo butane ingaruka zaba ari cyo kintu duheraho tuvuge ko iki kintu cy'ifaranga turivugeho n'ubuhanuzi na effect bifite ku mukristo nuko umukristo yakwitwara. Ingaruka iri faranga ryarafite ku mukristo n'ubuhanuzi nuko umukristo yakwitwara. Nuko umukristo yakwitwara. Nibyo tugomba kwinjiramo cyane. Reka tubyinjiremo. Urakoze cyane rero Ben, Imana iguhe umugisha. Nawe utaha. Yego. Ningira ngo channel yawe nta mpamvu iri mu Cyongereza. Ariko nkiraho n'ibiganiro byo mu Kinyarwanda. Hajya yitwa bayita The Content TV. The Content. Bayita The Content TV. Ariko ndaza kuguha link wenda ushyire abantu bashaka gukurikirana. Yego. Abantu bagusure. Hanyuma wenda nzatanga nzavuga ndashaka kuzategura ama session yo kwigisha, kandi ndifuza ko nzanyakora hari abandi bantu bari live. Yego. Ari abari live ari muri salle runaka, ubwo nzagira abashaka kwiyandikisha ushyireho nimero yanjye ndabazanyandikire. Yego. Kugira ngo utangira ariko ukatubwira tukazana kamera kugira ngo dufashe n'abatari hafi. N'abatari hafi, abari hafi babibona, ariko n'abatari hafi babashe kubikurikirana. Murakoze cyane. Murakoze rero. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero ibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye n'aho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhuya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi, mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good services.